Yesu ashimwe bantu b'Imana, ni Ingabire Jeanne Gentille kuri televiziyo ya VAMUBYAHA TV. Nagarutse muri rya shyamba ku musozi w'ubutabazi kuri paruwase Kibuye. Hari ibyifuzo byinshi n'ubundi nzanye byo gusengera abantu banjye. Reka rero ndebe ahantu hatuje nakomeza nyine nsengera aba bantu, kuko mbona ibyo nasengeye hari ukuntu Imana iri kugenda ibigenza neza, nkumva ntacogora ahubwo narushaho gukomeza kubasengera. Reka ngende ndirimba uyu muririmbyi w'ijana muzo gushimisha, hanyuma namwe mujye murushaho kumfasha kwizera. Nzaririmba igitangaza Yesu umwami yakoze, ko yavuye iwe mw'ijuru ngo amfire igorogota. Nzaririmba igitangaza Yesu umwami yakoze, ndi kumwe nabo mw'ijuru, ndi imbere ya ntebe. Nari nzimiye nk'intama maze Yesu arambona, nuko anshyira ku bitugu ansubiza mu nzira. Nzaririmba igitangaza Yesu umwami yakoze, ndi kumwe nabo mw'ijuru, ndi imbere ya ntebe. Nari impumyi mfite ubwoba, ncitse intege mbabaye, janjaguritse nihebye, maze Yesu arankiza. Nzaririmba igitangaza Yesu umwami yakoze, ndi kumwe nabo mw'ijuru, ndi imbere ya ntebe. Nzaririmba igitangaza Yesu umwami yakoze. Muraho neza. Yesu ashimwe. Nahimbazwe cyane. Ego warirayeho. Narirayeho. Pastor GIPIRA kutari wambwiye si kurazina. Ni niwa. Amina. Amina. Muzindukiye. Ego tuje gusenga. Natwe twaraye muri ubu butayu ku musozi w'ubutabazi n'ibisubizo. Nta mahoro se? Nta mahoro, turimo gusenga. Bazanwe n'ijambo ry'Uwiteka Imana kize ku mutima wanjye, ibintu bitatu ndimo gusengera muri iki gihugu cyacu ndetse na hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Watwemerera se ukabimenyesha abakunzi bava mu byaha TV? Bona kibazo kirimo, kuko n'ubundi birabareba. Yego. Bireba abanyarwanda n'abanyamahanga. Abumva ururimi rw'ikinyarwanda bose. Bose. Noneho rero nanjye ndaza gukomeza mu kanya, reka mbe ndetse noneho ugira icyo bamenyesha, kwa ngo tutakurira iminota, ndabona wowe wari wazindutse. Hanyuma ubamenyesha icyo wari ugiye gusengera, natwe turaza gukomeza mu kanya. Murakoze, Imana ibahe umugisha. Reka dusenge. Data mu izina ryawe, anje umugaragu wawe Pastor GIPIRA, Imana izabemeza, umwana warusimbutse rwamubonye. Zompaka ya meniance dotsaye gloria. Uri Imana izi byose kandi ishoboye byose. Ndi kuri uyu musozi w'ubutabazi, ndi kuri uyu musozi w'ibisubizo, ndagushimye Baba, ndakunenaya, ndagushimye sisi bokaya vaya, ndagushimye kubw'ijoro naraye, aha hantu ndi gusenga. Jambo ryambwiye ngo ugiye gutera abantu umugongo, kuko ibyo batinyaga bigiye kubasohoraho, ndetse ugiye no kubima mu maso hawe. Urakoze rero, amagambo wambwiye ngo mba kubwira abantu kano kanya ngiye kubasangiza abantu bo muri VAMUBYAHA TV. Mana, aya magambo bayumve kandi ababere
umusaruro nk'aho ari imbuto ndabambibye, ndetse ababera inyunganizi ku buzima bwabo bwa buri munsi. Urakoze rero, mbisabye mu izina rya Kristo w'igorogota, amen. Mukomere bwoko bw'Imana, abatwumva bari kure y'u Rwanda, abari hafi, inshuti za VAMUBYAHA TV, ndabasuhuje. Imana ibahe umugisha mu izina rya Yesu. Nitwa Pastor GIPIRA, Imana izabemeza, umwana warusimbutse rwamubonye. Nitwa Pastor GIPIRA, Imana izabemeza, umwana warusimbutse rwamubonye. Waraye ku mazi akiyorosa umuyaga, araye ku muyaga yiyorosa amazi. Twari turi hano muri ubu butayu, ku musozi, muri iri shyamba nk'uko mubibona. Twaharaye, imbeho yari nyinshi, umuyaga wari mwinshi, twaharaye kubw'impamvu. Impamvu nyamukuru rero kwari ugusenga. Impamvu nyamukuru kwari ugusenga, niyo ntego nkuru. Iya kabiri, hari ibisengerwa ibyo ari byo. Nari ndimo kuri umusozi naharaye, ndimo gusengera igihugu cy'u Rwanda n'abanyarwanda, igihugu cy'u Rwanda n'abanyarwanda, nsengera n'abanyarwanda bari mu mahanga, abanyarwanda bari mu mahanga, ndetse n'abandi bantu mu mahanga n'ibihugu bikikije u Rwanda. Ndimo gusenga bitewe na message nari nabonye ikomeye cyane yaho hano nari maze kuvuga. Mbere uko dutangira ayo magambo, turifashisha igitabo cy'umuhanuzi witwa Mika, ibice bye ni 6 guhera ku murongo wa 9. Aravuga ngo ijwi ry'Uwiteka rirarangurura ribwira umurwa, kandi umunyabwenge azubaha izina ryawe riti, nimwumvire ingoni ihana n'uwayitegetse. 10. Mbese ubutunzi budatunganye buracyari mu nzu y'ingozi z'ibibi, cyangwa ingero zitubya abantu banga? Abafite iminzani ibeshya n'uruhago rurimo ibipimisho bihenda, mbese bantunkanira? Kandi abaturage baho bavuga ibinyoma, n'ururimi rwabo rwo mu kanwa kabo rukariganya. Nicyo gituma nanjye naguteje igikomere kibabaje, nkugira umusaka nguhoye ibyaha byawe. Uzarya we guhaga, n'iwawe hazabamo ubusa. Uzabijyana ariko ntuzabisohoza amahoro, kandi uzabijyana ariko ntuzabisohoza amahoro, kandi icyo uzahakura nzagitsembesha inkota. Uzabiba ariko ntuzasarura, uzenga imbuto z'imyelayo ariko ntuzisiga amavuta yazo. Uzenga imizabibu ariko ntuzanywa vino, kuko amategeko ya Omuri n'ibyakozwe n'umuryango wa Ahabu byose bikomezwa namwe, mugakurikiza imigenzo yabo, bigatuma nkugira umusaka n'abaturage baho bakabiryozwa, kandi muzagerekwaho n'igitutsi batuka ubwoko bwanjye. Amen. Iyo usomye aya magambo yo mu gitabo cya Mika, ni amagambo Uwiteka yabwiraga abayuda ubwo bari barasubiye inyuma, barifatanije n'andi mahanga, barakoze ibyangwa n'amaso y'Uwiteka, ngo bari barakoze ibyaha ndengakamere bararenga. Ndi muri uyu musozi kuri iri joro, Imana yambwiye ngigiye kwima abantu mu maso hayo, kandi igiye kubatera umugongo, kuko ibyo batinyaga bigiye kubageraho. Birashoboka ko aya magambo utayumva, cyangwa se wayumva ntihagire n'icyo agukoraho, ariko Imana yambwiye ngo yateje abantu inzara ntiyabageraho, ibateza korona ntiyabageraho. Imana yambwiye ngo igiye guteza, Uwiteka iyo rivugira muri nge zone bokia dutsaye Kuri, yambwiye ngo igiye guteza ikindi kintu gikomeye mu Rwanda no hanze yarwo. Igiye guteza ikintu gikomeye kugira ngo abantu basubiye inyuma, birengagije Uwiteka,
banze kugaruka iruhande rwe, biyobenyenije n'abandi bantu, bifatanya n'andi mahanga, igiye kubatera icyago kizatuma ibima mu maso habo, ndetse ibime mu maso hayo ibatere n'umugongo k'ibyo batinyaga bigiye kubageraho. Nagiye kubona, nza kubona inyuma y'u Rwanda, nza kubona message inyereka ibihugu 16 byo muri Aziya, i Burayi no muri Amerika hateye icyorezo gikomeye cyane, icyorezo kirenze cya kindi abantu bamenye cyangwa se bumvise, cya kindi cya covid. Icyo cyo kirenze icyo ngicyo. Kugira ngo ibyo uzahakura utazabigezayo, mandi magambo shazavuga ngo hari abantu bamaze kumva ko ari aho bageze, babonye agahenge k'agahe gatoya. Abantu babonye agahenge k'agahe gato baribagirwa. Abantu bari gukurikira iby'inyungu zabo. Abantu ntibashaka gusenga Imana, n'abari gusenga barimo gusenga bari kuyibeshya, n'abarimo gusenga barimo kubeshya. Nabwiye abantu ntababwira ngo mureke dukorere Imana ariko tuyikorere tutajijisha. Niba uri umuririmbyi uririmbe utajijisha, niba uri umuhanuzi uhanure utajijisha, niba uri umunyamasengesho usenge ariko usenge utajijisha, kubera ko ibyo wakora byose uri kujijisha. Ijambo ryarambwiye mu gitabo cya Hoseya ngo abameze batyo ngo nzabafata mu kagozi, ngo ndetse ngo nzabafatisha inzara zanjye. Nuko nyine Uwiteka, hari ijambo riri mu gitabo cya Ezekiel ibice 12. Iryo jambo riravuga ngo ibice 12 guhera ku murongo wa 14, avuga ngo kandi amukikijeho bose bo kumutabara n'imitwe y'ingabo ze zose, nzabatataniriza mu birere byose mbakurikize ingota, nabo bazamenya yuko ndi Uwiteka igihe nzabatataniriza mu mahanga ngabateragirana mu bihugu. Aya magambo ndashaka kubwira abantu b'Abanyarwanda ariko bari hanze y'u Rwanda mu mahanga, diaspora n'ahandi. Abagezeyo bibagirwa Uwiteka Imana, bibagirwa Uwiteka Imana. Hari abantu babaga mu Rwanda basenga Imana, ari abarokore, bakijijwe, baririmba, bamaze kugera mu bihugu bitandukanye, Amerika, Ubufaransa, Canada n'ahandi mu mijyi itandukanye myiza, babona amafaranga, yego nibyo, bararya, barambara neza, bararyama, ariko baribagiwe. Hano ijambo riratubwiye ngo nzabatataniriza mu mahanga. Ushobora kwibwira ko wagiye mu mahanga, ko wagiye mu bintu byiza, ariko amahanga biritubwira ko amahanga atari ikintu cyiza. Amahanga ntago ari ikintu cyiza. Iyo usomye Bibiliya neza, ku musomyi wa Bibiliya mwiza, ababwira ngo nzabatatanyiriza mu mahanga, ababwira ngo nzabateza n'abanyamahanga. Bivuga ngo mu mahanga ahantu bari, Yera dokile vosta menias. Yera yambwiye iri joro ndi muri ubu butayu, muri umusozi w'ubutabazi. Nari imberuka kuri uyu musozi, ndimo kuvuga amagambo, navugaga ngo ibyo bareba bazabiruka. Amagambo n'intego y'uyu munsi yarambwiye ngo abantu nibagarukira aho bageze, kubera ko babonye corona. Mbere ya corona nari mfite message y'ubuhanuzi nanabwiye abantu Imana yambwire mu Ruhengeri, ahantu biti Yaounde. Rambwira ndi mu musozi ngo nze mbwire abantu, ntashye ndi mu modoka aya kwasitira ni safari. Rambwira ngo mbwire abantu ngo 2020 ngo wari umwaka ugereranwa n'imbabura. Imbabura iraka, ariko ko imbabura yakwaka kose yazima, wafata amazi n'ay'ibirohe, amazi y'uruzi, amazi y'ikiyaga, yazima wayizimya. Rambwira ngo ariko 2021 yo ngishobora kuzaba mbi ngikabanga gaze, kandi gaze ntago bayizimya. Nabibwiye ahantu nabwirije, nabibwiye abantu muri Rutsiro, mbivuga Karongi, mbivuga Nyabihu, n'ahantu biti Mudende, mbivuga ahangaye Rubavu. Abantu ntibabyumva. Ubwo ikirunga cyari cyarutse, abantu barimo guhunga bavuga ngo nikigera ngo mu Kivongo gaze iratamuka. Abantu baramamagaye barambwira ngo GIPIRA, ngo bya bintu wanu Imana akubwiye ngo birasohoye. Ntambwira ngo utwo n'utumenyetso ntago biraba.
hari ngo ku munsi wa kabiri abantu barimo guhunga ikirunga cya Nyiragongo cyarutse. Imana yambwiye iri joro igerayo mu ijuru dokia vayance zopa mini gloria za pinevo. Rambwira ngo mbwira abo bantu b'Abanyarwanda bari mu mahanga nibapfukame basenge kuko ibintu birakomeye. Imana igiye guteza icyorezo, Imana igiye kumanura icyorezo gikomeye cyane kizatangirira muri ayo mahanga, bagashaka n'inzira ibagarura ndibayibone, na bya bindi bari baragezeho nabyo bakabibura. Ariho yavuze ngo muri cya gitabo cyambika ngo nibyo uzahakura ngo ndetse ngo ntago uzabigezayo, mbwa ngo nibyo bamaze kugeraho, nibyo bamaze guca dostakil nevozo paime, nibyo bamaze kugeraho ntago mu yandi magambo ntacyo bizabamarira, bigiye kubapfira ubusa. Anga dusomye ijambo rero ngo nabo bazamenya yuko ndi Uwiteka igihe nzabatataniriza mu mahanga ngabatereragana mu bihugu. Imana igiye gukora akantu cyangwa ikora ikintu kizatuma abantu bari mu mahanga basubiye inyuma badashaka. Hari abantu basengaga, hari abantu twasenganye kuva za 2 turasengana mu butayu Rusizi, dusengana Nyamasheke, dusengana Kigali mu butayu murimo Kigali, dusengana Ibyumba, dusengana mu Ruhengeri na za Ngororero. Imana ibahereza ka promotion. Ntabwo ari ishyari, ntabwo turi kubagirira ishyari kuko naho barizo za Amerika na za Canada n'Uburaya n'ahandi na za Aziya nubwo byatembere muri Afrika bararyama natwe turaryama. Ntabwo ari ishyari turi, ariko ndababwira ngo nubwo bageze baraho mu mahanga bere kwifatanya n'abanyamahanga. Yusomye Zaburi irakubwira ngo abanyamahanga ubwo bari barajyanwe iminyago bwoko bw'Imana, abanyamahanga ngo bazaga kubashakira umunezero, aho kugira ngo abo bantu twafata ng'Abayuda bagiye mu mahanga kugira ngo abanyamahanga babashakire umunezero, ahubwo bateye n'abanyamahanga umubabaro. Nta munezero abanyamahanga bakiwubabonamo. Ijambo ry'Imana mu gitabo cya Zaburi yarambwiye ngo abiringiye Uwiteka bameze nk'umusozi Siyoni. Nababwira ngo ahantu bari nibiringira Uwiteka, bongere biringira Uwiteka, bongere bagarukiraho bageze, bongere bagaruka imbere y'Imana. Bari bazi kuririmba, bari bazi gusenga, bari bazi kubwiriza, bari bazi kubyina, barasengaga cyane mwuka akamanuka. Ariko ntago umwuka yamanuka kubera ko bamaze kugera ahandi hantu ku rundi rwego. Bivuge ngo urwo rwego bageze ubundi ko umuntu agenda azamuka intambwe ku rwego no kumanuka nikagenda amanuka. Bivuge ngo nibashake bagarukiraho bageze kuko n'ubundi byo bari kubaka cyangwa kugeraho Imana ije kubisenya. Ari igihe tuvuga bakavuga ngo ni ishyari kuko twe tukennye tutarabigeraho. Twifuza iterambere ko umuntu wese yagira iterambere. Iyo umuntu atuziranye afite iterambere, iryo terambere rye ryangiraho. Nabwiye abantu babwira ngo umugisha ntago aba ari umuntu umwe, kubera ko Yosefu yabanje yaca mu nzira igoranye. Yosefu guca mu nzira igoranye byatumye abera umugisha abamukomokaho. Yosefu mu mugisha ageze muri Egiputa ajya mu nzu y'imbohe, ava mu nzu y'imbohe ari kugirwa igikomangoma. Yosefu abera umugisha bene se n'Abayisiraheli benshi cyane, abari bahari n'abatari baraha icyo gihe. Bivuga ngo twebwe twemera ko umuntu yatera imbere, twasengera umuntu Imana ikamufasha, ariko iyo atitwaye neza imbere y'Imana na bya bindi Imana imuhaye ni ngombwa ko ibimwaka ikabyisubiza, kuko niba yarabimuhaye. Ariko ntabwo gutera imbere udatera imbere mu buryo bw'umwuka uri mu mubiri gusa, ibyo nabyo ni 0 a Z. Message iravuga ngo wowe uri mu mahanga usenge, wibuke Imana yawe, wibuke Imana yawe. Mbonye yaravuze ngo twicaraga ku misozi y'i Babuloni tukarira twibutse iwacu. Ngo mbese mu yandi magambo bicare ku biti by'i Babuloni no ku migezi yaho abasenga Imana
iki cyago n'iki cyorezo Imana ikirinde kwinjira mu Rwanda ndetse n'abanyarwanda abakuru bacu bashiki bacu batatine n'abashangazi benshi bari hanze y'u Rwanda mu mahanga n'abimana izabarinda icyo cyorezo. Rero turagira ngo dufatanye nabo mu yandi magambo bestile vosai, mu yandi magambo anovostai, mu yandi magambo dufatanye nabo dusenga Imana. Imana izana igicu birambwira ngo ubwabizi ngo kumanwa Abisiraheli Imana yabarindishaga igicu, nijoro nawe ikazana ikindi cy'umuriro. Mbese dusenga Imana dupfukame. Ubushize nabwiye abantu ngo igisabwa ni ugupfukama tugasenga, gupfukama umuntu agasenga agasaba Imana. Dupfukame dusenga Imana, Imana iturinde icyorezo, iri terambere ry'u Rwanda rikomeze rizamuke, u Rwanda rukomeze rubeho n'abanyarwanda, imihanda myiza, amashuri, ibitaro, inganda, amahoteli komeze rizamuke. Ibyo bizava kubera ko twasenze. Ariko nidukora ibyangwa n'amaso y'Uwiteka, tukibagirwa Uwiteka Imana yacu, tukibagirwa Imana yacu yadukuye mu gihugu cya Egiputa ntabwo ari Egiputa ya Misiri, bavuga Egiputa ni ahantu umuntu yanyuze habi. Burya iyo wanyuze ahantu habi, iyo wanyuze ahantu habi ukagera ahandi heza, hantu habi twahagiranya na Egiputa twanyuzemo. Ntabwo dushaka kuzongera kwambuka Yorodani ngo dusubire muri Egiputa. Ikindi kandi ikibazo dufite, nabwiye abantu ngo nuko amakuru dufite Imana yaduhaye iyera yo mu ijuru, stainigome dotsaye, iyera yo mu ijuru, amakuru tuba dufite yaduhaye. Ikitubabaje nuko dufite original, abanyegiputa inyuma nabo bafite za fotokopi, kuko ivuganaga natwe benshi ari abanyegiputa bari kutwumva, ikaduha amakuru abanyegiputa babyumva. Noneho yajya kuza bazi nige yazazira, none kuko babazi nige yazazira bikaba ngombwa ko bica ya makuru. Bisirayeli bari muri Egiputa baragiraga bakibeta, abagore bavaga kuvoma bakibeta bakajya gusenga. Yereka avugana n'abagabo abana banjye nzabagira neza, nzabajyana i Kanani. Abanyegiputa bakabyumva. Hari amagambo Imana baratubwiye byiza cyane, abanyegiputa bari iruhande rwacu bakayumva, kubera ko rero amakuru yacu meza gutabarwa tuyafite n'abanyegiputa bayafite. Bisaba kongera kwisubiraho neza, tukareba, tukajya ahantu abanyegiputa batari, tugasengera aho batari, tukavugira ahantu batari, ndetse tukitandukanya n'amahanga yose. Mu gitabo cya Ezekiyeli ijambo ryarambwiye ngo nuko ngo hari umukobwa witwaga Horana Horiba ngo yari Samariya ndetse na Yerusalemu. Wirinde we wageze Yerusalemu nawe uri Samariya, utagereranwa na Horana Horiba. Birambwira ngo bari baragwije ubusambanyi, ngo ndetse barabukuza cyane, ngo umutongo yoshye umukuru, wirinde wowe ahantu ukurikiye VAMUBYAHA ukibona aya magambo n'amagambo twasomye muri Ezekiyeli no mu gitabo cya Mika. Wowe ugarukira ahantu ugeze. Ijambo ryarambwiye ngo muri Maraki ngo nimungarukira nanjye nzabagarukira. Ntabwo mvuga nta zindi nyungu mbifitemo. Kandi nanemvuze gato ngo muri Egiputa ntabwo dushaka gusubirayo. Ushobora kuba warageze iyo wageze, ariko ukazashaka no gusubira muri Egiputa wavuye, ukayoberwa n'inzira yakwijyanye. Ndakubwira ngo kuri iri joro naraye aha hantu, kuri iri joro naraye nsenga, kuri iri joro dufite umubabaro wo kuba abantu bamaze gusubizwa, bararaye mu butayu, bararaye amajoro, ariko barangiza gusubizwa bakibagirwa muri Egiputa. Ushobora kuba waribagiwe muri Egiputa. Wowe wibagiwe muri Egiputa, wowe wasubiye inyuma, ufukame dusenga Imana. Wowe wibagiwe Uwiteka Imana yawe yakuvanye mu gihugu cy'amahanga, wowe wibagiwe Uwiteka Imana yawe yakuvanye aho hantu habi cyane. Nasomye Bibiliya mu gitabo cya Samweli, rambwira ngo Irodebari, hari abantu batwabanye Irodebari, babona bava Irodebari bamaze kugera imbere y'umwami, bamaze gusangira n'umwami, bamaze guhaga no kurimba, bibagirwa Irodebari, ahantu habi cyane. Ejo nabwiye abantu turi aha hantu, nabwira ngo dore mu butayu twasengeragaho
ku musozi w'ubutabazi ngo hararaye hameze ibyatsi. Nibuka uburyo muri covid ya mbere twasengeraga harabaye imbuga, ndavuga ngo abantu bamaze gusubizwa, kandi koko nibyo koko abantu bamaze gusubizwa. Ariko wakibaza mbese abantu bamaze gusubizwa koko cyangwa no kwirengagiza Imana? Nge ndatekereza ko umuntu aba aramutse yasubijwe hago yareka kwirengagiza Imana, hago yakomeza gusenga Imana, akegera Imana cyane, ndetse ku bisubizo yamuhaye ikagenda ibizamura, ikagenda imuzamura hejuru. Nguko tuzi ko umusirikare ahabwa maraka, ejo buri kaporari, ejo bakakubwira sagete, ejo kaba kapiteni, majoro, bakugeze kuri koloneli n'imbere y'Imana rero, kandi baguhaye maraka bitewe n'uburyo uri kwitwara, misiyo zuri gukora, imyitwarire, discipline. Rero nawe gira discipline neza. Umva wowe munyarwanda, nje nkunda u Rwanda n'abanyarwanda, nawe niba ukunda u Rwanda nkanjye Juste, fukama dusengera u Rwanda, dusengere icyorezo kigiye kongera gutera abanyarwanda. Iki cyorezo ndikizatugireho ingaruka, ndetse n'abanyarwanda bari mu mahanga nabo basenge bibuka Imana. Jambo nakuze mu myaka nka 16-17 numvaga ijambo abantu bakunda bavuga ngo Imana ngo yirirwa handi gataha i Rwanda. Iyo Mana yirirwa handi bivuge ngo yirirwa muri Kongo, Zambia, Mozambique, Somalia, aho nyine ndavuga ahantu hari ibibazo, Central Africa, za Haiti, za Sudani. Yirirwa iyo ikabona bari ibyo bari muri, ikavuga kanje kwirarira mu Rwanda. Haleluya. None nje kwirarira mu Rwanda haram. Ngo ubundi kurara mu Rwanda nuko uryama, nuko ifitani ndi buryame bari buyakire. Ariko abantu ntago bashaka kwakira Imana ngo igira arara mu Rwanda. N'abanyarwanda bariyo hirya nabo ngo bayakire, bayifate ngo bari mu Rwanda. Nibamara kuyifata ngo bari mu Rwanda bayakire. Kuyakira ikarara nuko bayigira bakayitunga, bagatunga Imana muri bo. Bamara gutunga Imana muri bizaba yaraye mu Rwanda. Niko kurara mu Rwanda. Nago kurara mu Rwanda izajya kurara i Kigali, ntabwo izara ku karere ka Rubavu kuri bro, ntabwo izajya imizaza ngo nukurara mu Rwanda. Abanyarwanda bakayigira muri yo, bakayizera, bakanayikorera, bakayitinya, bakayubaha. Barangiza ubwo twabifata nk'uko Imana yayiriwe ahandi igataha mu Rwanda. Murakoze. Message yanjye ngira iratambutse, kandi umuntu urumviye message ntibiyo mu matwi gusa, ntibiyo kuri telefone, ntibiyo kureba gusa, ahubwo ushyire no mu bikorwa ibyayo. Iby'iyi message nabyo ubishyire mu bikorwa. Wicare wowe wa mubyeyi wa mupapa we n'abana bawe aho muri mu bihugu byatemberaho mwagiye, muri Amerika, Canada, mu Bwongereza, mu Faransa, Ububirigi, Ubudage n'ibindi za Israel, Ubuhindi n'ahandi. Ahantu uri ubonye message upfuka musenga uvuge ngo ndashaka yuko Imana igira arahandi yirirwa handi igataha i Rwanda. Bivuge ngo icyo no kugira Imana muri wowe, abantu kugira Imana muri wo. Noneho abo banyamahanga muri kumwe bakajya bakubonamo Imana, barangiza kukubonamo Imana bakavuga ngo abanyarwanda koko dufite iki Imana. Nono iyo Mana abanyarwanda dufite, abantu bakajya baza mu Rwanda bakora iterambere bakanasanga dufite iki Imana, dufite agaje. Iyo umuntu afite Imana aba afite byose, kuko Imana imuha byose. Mu gitabo cya Luka 12:29 jambo ryaramwe ngo nimukiganyire ngo muzarya iki, ngo cyangwa ngo muzambare ngo kuko isi nibiyuzuyemo, ngo nibyo Uwiteka. Niba natwe turabo Uwiteka, ubwo ibintu byose ni ibyacu, ariko se Uwiteka tutamufite ibyo bintu bye twabitungaho twabigira gute? Mu gitabo cya Yohana 15:7 arambwiye ngo nimuguma muri nje. Haleluya. Ariko nimuguma zopaya kidestime nasegorori, nimuguma muri nje n'amagambo yanjye la binevo de stila kayaminiya, n'amagambo yanjye yose akaba muri mwe. Noneho ngo muzahite mutsaba icyo mushaka cyose muzagihawe. Ni gute twasaba gute muri imisi? Nta gusaba guhari, kuko ntago turi muri we, ntago turi muri we, ntago turi muri nje, ndabona tutari muri we. N'amagambo ntago ari muri twe. Vuga ngo reka amagambo yabe muri twe, none unatwe tuwe muri we, duhite tumusaba icyo dushaka cyose tugihabwe. Ibyo mvuze abanyarwanda n'abanyamahanga bakunda u Rwanda, inshuti z'u Rwanda, niba bikora bakubaha Imana bakaguma muri yo, n'amagambo yakaba muri bo, muri twebwe, tuzahita dusaba icyo dushaka cyose tuzagihabwa. Amweramisi ntari nasoza, Ramisi nabonye message yo mu Rwanda mu turere 30
reka nako nkavuge umuntu uriyumva muri ako karere ubishaka bamamagare babwira uburyo dusenga. Tugomba guhindura strategy, yo gusenga. Uturere 7 mu Rwanda tw'Imana yera yo mu ijuru, Jehova Jire, Jehova Shama, Elshadai, yambwiye ko utwo turere abantu bate muri utwo turere by'umwihariko muri utwo turere 7 mu Rwanda turi mu ntara 3, harimo intara y'Iburengerazuba, intara y'Amajyaruguru n'intara y'Amajyepfo. Twe turere 7 harimo akarere ka Burera, Gicumbi, Musanze, Rubavu, Rutsiro, Rusizi na Nyamagabe. Abantu bo muri utwo turere mvuze naje ko na message yari irambwira ngo umuyaga ugiye gutambuka aho hantu. Umuyaga ugiye gutambuka, wirinde umuyaga utaguhuhaho. Umuyaga w'Imana urakomeye. Yerira nagiye ko mbona umuyaga uri gutambuka aho muri utwo turere, uri gutambuka guki, kandi umuyaga murabizi ukubita impapuro ziri mu nzira, unyeganyeza ibiti, ye umuyaga uhirika amazu, dosti Simon. Umuyaga uhirika ibiti, Bovanse. Umuyaga umanura imikingo, Rabine Vostai Kide Dotemene Gloria atakayava. Umuyaga wirinde wowe muri utwo turere 7 mvuze. Utabure ijambo ry'Imana mu ndirimbo y'abakobwa 2 bavukana, sindamenya niba ari impanga, bitwa Vestina na Dorcas, barembye ngo ibuye. Iyo ndirimbo itwa ngibuye. Rero ibuye ryo gubita Goliyati n'umuhumetso ubisabe Imana, ubisabe Imana. Imana bamera umugisha abantu bakurikiye VAMUBYAHA TV, n'ishuti zanjye, abo dusengana, abari hafi n'abari kure, mwese ndabasuhuje. Mu yandi magambo, wumve icyo Uwiteka agushakaho, wumve icyo Uwiteka agushakaho. Mbese wowe umushaka iki? Nari ndimo kuvuga muri iyi minsi, ndavuga ngo mbese ni Imana yatubeshye cyangwa ni abantu babeshye Imana? Ese Imana twayibeshyeho cyangwa niyo yatwibeshyeho? Nicyo cyatumye hari amagambo ngiye gusoma, ngahita nsenga Imana. Ayo magambo ndarangiza kuyasoma nsenga Imana. Ni amagambo ari mu gitabo cya Yobu, ibice 13 guhera ku murongo wa mbere. Aravuga ngo dore ijisho ryanjye ryabonye ibyo byose, ugutwi kwanjye kwarabyumvise ndabimenya, ibyo muzi nanjye ndabizi, nimundusha. Nukuri ndashaka kuvugana n'Ishobora byose, kandi ndifuza kwiburanira ku Mana. Ariko muri abahimbyi b'ibinyoma mwese, muri abavuzi badafite akamaro, icyampa mugahora rwose, mwaba mugize ubwenge. Imana ibaho umugisha. Abantu muri iyi minsi icyo mbivugiye nuko ibyo bazi nanjye ndabizi. Hari ijambo ryateye ku bahanuzi, abantu zo muri iyi minsi basigaye bahanura ibitangaza gusa. Ugasanga umuhanuzi mu cyumba cy'amasengesho nakindi hanura, haranura abantu kuzajya muri Amerika, haranura abantu kuzajya muri Canada, haranura ruza umwuka wera, Imana izakugira neza, Imana izaguha amafaranga. Umuntu nagira na konte muri Populaire cyangwa muri Sako, Imana iguhaye amafaranga, Imana izakugira igiciro, uzabyara abana beza. Bese ariko ibyo bazi nanjye ndabizi. Nje ntabwo nshaka guhanura ibitangaza no kubwira abantu ibitangaza. Hari ijambo abantu bitwaza ryo mu gitabo cya Yesaya 43:45. Imana ibwira Kuri, ubundi bajye bareba uwo Kuri Imana yabwiraga ni muntu ki. Sanga umuntu nanugaraba umukuru w'isibo cyangwa se mutekano w'umudugudu, kumva Imana ngizamenagura inzugi z'ibyuma ngo n'ibindi zo byazo ngizagushyira. Imana ubundi yamenagura inzugi z'ibyuma byagenze gute? Tujye tureba. Ese ubundi kumenagura inzugi z'ibyuma ni ibiki? Ibindi bawakoze ibiki? Usanga muri iryo jambo bakizwe ko Imana ngizakenyuruza abami ngikwambike. Icyakora ijambo nge nkunda kandi nemera muri Bibiliya, nkanjye Pastor GIPIRA, nabwo ari uko mbivuze kubera ko
nanjye nkeneye kubaho, nanjye nkeneye ni byiza, nayo mafaranga nakenera inzu nziza. Kuba mu bukode ntabwo ari byiza, bataragwa pirive imvura iri kugwa umwana ari mu bitaro ntabwo wabimenya, ariko ntabwo nyine mu mugambi w'Imana igihe nyacyo kigeze tuzatabarwa. Ariko kumva umuntu yabwira umuntu ngo Imana ngo izakenyuruza abami azoba kila saa, ngo Imana izakenyuruza abami ngo kugira ngo ikwambike, ubundi turebe umwami yakenyuruza ninde? Wowe nta nubwo uraba umukuru w'isibo, nta nubwo urahenga izakenyuruza abami, nta nubwo wageze no mu ishuri yakenyuruza abaye bamisugire kwambika. Oya, n'aba bantu batuye muri twa turere 7 tugize u Rwanda, kugira ngo Imana uwo muyaga iwegezeyo mu izina rya Yesu. Kadusenge. Data twese uri mu ijuru, Mana ndagushimye, ndakuzopa yakaya vaya menias gloria Simon the kid Menias Dotane vo de Kiekroli Azopaya Menias la binevo kidestai Sasile nevova. Mana ndagushimye ndi muri uyu musozi w'ubutabazi. Mana ndagushimye ndi muri uyu musozi w'ubutabazi n'ibisubizo muri iri shyamba akaya vayanse astinelevo vayanto takaya. Ndagushimye Mana nenevaya, ndagushimye izina ryawe nirishirwe hejuru. Baba izina ryawe Uwiteka. Wabwiye Mose uramubwira ngo nitwa ndiho, ngo niryo zina ryanjye. Bwira Mose uramubwira ngo genda ubwire Farawo ngo ndiho akundumyeho. Farawo arinangira. Bundi abantu iyo batangiye kwinangira bevostakile nibwo ibyago biba bigiye kuza, Nicyo cyatumye n'umunyarwanda yavuze ngo amatwi ari mu rupfu ntabwo yumva, ntabwo yakumva nibi tubwiriza, nibi twigisha, n'ibyo duhanura. Hari abantu bafite amatwi ariko ntibabyumva. Cyo cyatumye umuhanuzi Bibiliya iramira ngo bifite amaso ariko ntabwo bireba, bigira amatwi kandi ntabwo byumva. Atakayavaye dozenevo. Ariko ndagushimye Mana, kuko wo kumva azumva, wo gutabarwa azatabarwa, wo kurindwa azarindwa, wo kurengerwa azarengerwa. Mana ndagushimye, ugere Nyamagabe, Rusizi, Rutsiro na Rubavu, Musanze, Burera, Gicumbi. Mana ndagushimye. Urinde ubwoba abanyarwanda, urinde ubwoko bwawe, urinde u Rwanda n'abanyarwanda, urinde ubuyobozi bw'u Rwanda. Zina ryawe rishyirwe hejuru, kugira ngo ibyago ubwo bigiye kuzaza utazatwima mu maso hawe. Dakane vodo Simon yase glory, ndetse ukadutera no mu mugongo ubwo ibyo twatinyaga bizaba bitugezeho. Kijambo ryarambye muri icyo gitabo ngo kwicishwa ingota zayicishwa. Ndagushimye, urinde u Rwanda ingota, intambara n'ibisa nabyo, negeje intambara mu izina rya Yesu. Izina rya Yesu, mfashe intambara ndazihagaritse, mfashe ibyorezo ndabihagaritse, mfatanyije n'abanyarwanda bose bakwizera, bemera Kristo nk'umwami n'umukiza, ndetse bubaha bakubaho Uwiteka, kuvuga ngo ibyago n'ibyorezo n'intambara turabihagaritse, ahubwo u Rwanda rutekane mu izina rya Yesu. Urakoze yuko abanyarwanda bari hanze y'u Rwanda, muri Amerika, mu migi itandukanye no mu mareta, wagera Florida, ukagera Chicago, ukagera Atlanta, Georgia, ukagera Michigan, New York, Chicago, ukagera Canada, Hawaii, Toronto, Kentenberg, n'ahandi ukagera Paris mu Bufaransa, ukagera Londres, ukagera mu Budagi, Berlin, ukarinda abanyarwanda bari, ukagera Buruseli mu Bubirigi, ukagera Kapitani muri Afrika y'Epfo, n'ahandi ukagera mu Buhinde, ukarinda abanyarwanda. Noneho bakagendana n'ijambo rivuga ngo nimuguma muri nje n'amagambo yanjye akaba muri mwe, muhite munsaba icyo mushaka. Noneho batongera ngo niba nemeye
Imana kandi gatura muri nge, bivuge ngo Imana itahandi gataha u Rwanda. Ndagushimye kubwo mugambi mwiza no kubw'abagaragu bawe wazanye muri uyu musozi w'ubutabazi, kugira ngo uyu mugambi wawe ushyirwe mu bikorwa, wo kugira ngo abakurikiye VAMUBYAHA TV bamenye yuko Imana iri kubashaka. Urakoze rero, ibyo mvuze nibyo ndavuze, ibyo nsabye mu bubasha mpabwa n'ijuru n'icyizere waba ungirira Mana, ntago ngisabye ahubwo ndategetse mu izina rya Yesu. Urakoze Mana, ndagushimye, bibuko mbisabye kandi gusaba n'ukwanjye, gutanga n'ukwawe, mu izina rya Kristo umwami wacu, amen. Imana ibahe umugisha, nibishaka tuzasubira, amen.